ndabasuhuje mudahwema kunkurikirana kuri YouTube channel yanjye. Wowe wakanze subscribe ndagushimiye, ndetse nawe utarayikanda kanda subscribe, ukande kukazogera, ukande share kugira ngo tujye tubana mu biganiro shyiraho kuri YouTube channel yanjye umunsi ku munsi. Unanera inkunga ubigeze ku bantu benshi, ndetse numva ibyo nkora bikunze. Urasanga nimero yanjye muri comment, umamagare tuganire, ungire inama y'icyo wumva nahindura muri biganiro byanjye nkora. Ndagushimiye. Reka tunyarukire ku ikipe y'umupira w'amaguru ikorera hano mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo mu kagari ka Gatagara. Ikipe yitwa No Drugs Team. No Drugs Team ni ikipe ubyumvishije neza ko ari ikipe y'umupira w'amaguru irwanya ibiyobyabwenge, ndetse aho yibanda mu rubyiruko kubakangurira kwirinda ibiyobyabwenge. Nibyo koko ubyumvishije neza, tugiye kuganira kuri ino kipe tumenye uburyo yabayeho, ndetse ijya gushingwa yashinzwe nande, yashinzwe ryari. Reka duhere hano igihe yashingiwe ndetse n'uwayishinze. Yashinzwe mu mwaka usaga wa 2021. Byumvikane ko iyi kipe imaze imyaka 3 ibayeho kugeza ubu ngubu. Ijya gutangira yari ikipe itari ahantu hamwe, ndetse yari ifite abana batari hamwe, ndetse n'urwo rubyiruko bahora bakangurira buri munsi kureka ibiyobyabwenge ntibari bari hamwe. Bari abana basabaga ko babahuriza ahantu hamwe kuko bari batuye ahantu hatandukanye, ndetse ntibakoreraga ahantu hamwe. Ndetse urabyumva ko n'imico yabo yari itandukanye. Ntabwo byari byoroshye kubona abantu nk'aba uhuriza ahantu hamwe kugira ngo ubashe kubashyiramo igitekerezo cyo kuva mu biyobyabwenge, ndetse no kuyoboka inzira nziza, ndetse no kuyoboka inzira y'iterambere ryabo bwite. Byari bigoye cyane, byasabye imbaraga nyinshi, byasabye ubushobozi ndetse no gusenga. Umwe mu bihaye Imana ukorera hano mu kigo cya Gatagara n'ubundi gisanzwe kibamo abihaye Imana, bamwita Frere Hakorimana Jado. Niwe tugiye kugarukaho, niwe wagize igitekerezo cyo gushinga ekipe ya No Drugs Team. Ajya gushinga ino kipe ya No Drugs Team, yafashe urubyiruko aho rwari ruri ku muhanda, ndetse bamwe babaga mu ngeso mbi abibona, ndetse ntabwo byari byoroshye kuba yafata abo bana ngo abahurize ahantu hamwe ngo abigishe uburyo bagomba kwikura mu biyobyabwenge. Yatekereje ko agomba kubinyuza mu mupira, ndetse ashinga ikipe y'umupira w'amaguru. Aba bana ashinga ikipe y'umupira w'amaguru abahurizamo kugira ngo ajye abasha kubakurikirana umunsi ku munsi, ndetse ntiyahwemaga kubagira inama. Ari byo bintu aherayeho abumvisha buryo ki ibyo barimo atari byiza. Agenda bigarurira abana, nabo baramwumvira mwumvira umubyeyi. Kandi koko aba bana iyo muganiriye nta kindi kintu bakubwira ko we yari umubyeyi wabo, bitewe n'aho bavuye ndetse n'aho bagize ubu ngubu, bitewe n'aho yabakuye ahantu bari mu kaga. Ubuzima bwabo bwashoboraga kurangira vuba, ndetse bakisanga mu mazi abira, cyangwa se bakisanga muri gereza, bitewe n'uko bakoreshaga ibiyobyabwenge, ndetse bamwe bari mu ngeso z'ubujura. Ariko yakoze ibintu bitangaje abantu benshi batatekerezaga. Abahuriza ahantu hamwe, abakorera ibintu bisa nkaho bidasanzwe, abashakira imipira yo gukina, abashakira imyenda yo kwambara, impuzangano, ibyo bita amajezi mu Cyongereza. Ubwo nibyo yahise afata abo bana, ubwo abashyira hamwe, akajya bigisha kirazira ndetse n'iyobokamana, ndetse abigisha ibibi by'ibiyobyabwenge, ndetse abigisha ibintu byinshi bitandukanye. Abereka inzira ikwiye bagomba kunyuramo, abereka
aho bashobora gukura iterambere, cyane ko hari abo yafashe abasubiza mu mashuri, ndetse abandi bashakira akazi babasha kwiteza imbere. Abenshi babigarukaho kuko hari abantu bamwe yagiye asubiza mu mashuri, ubu ngubu bagiye kuyarangiza, abandi yashakiye akazi bakaba babasha gukora bakiteza imbere. Hari aho bakubwira ngo hari aho bavuye, hari n'aho bagana, ndetse bageze ku rwego rushimishije. Nk'umubyeyi wafashe abo bana akabashyira ahantu hamwe, ashimishwa nuko iyo abakoreye icyo bita umuganura cyangwa se ubusabane ngaruka kwezi, ubwo ababona bamugaragiye yicaye hagati y'abana be, abana be nabo bamufata nk'umubyeyi, cyane ko bicara bamukikije bakumva impanuro z'umubyeyi. Abanza kubasengera, akabaragiza Imana, ndetse akabaha impanuro, ndetse agashimira na bamwe muri bo babashije gukora ibikorwa by'indashyikirwa, ndetse babona bari mu nzira nziza. N'abatari bajya mu nzira nziza nabo nabatererana, abereka inzira ikwiye bagomba kunyuramo, ndetse akabereka n'icyo bakwiye gukora kugira ngo ibyo byose bibashe kugenda neza, ndetse bagombe kugendera mu murongo nk'uw'abandi. Ntibyoroshye kuba ufata abana badahuje imico ukabasha kubashyiramo imico umwe, imico yabo ikaba imwe, ndetse bakabasha kwiyumva ko bose ari abavandimwe, nta n'umwe utandukanye n'undi, nubwo baba bava mu miryango itandukanye. Bose bahuriye ku mubyeyi wabo umwe, Hakurimana Jean de Dieu. Niwe ubasha kubamenya, ndetse ni niwe washinze ino ekipe kugeza n'ubu ngubu, aho ekipe igeze ku rwego rushimishije. Umuntu wese ubasha kubona ino ekipe yigaruriye imitima ya benshi, ndetse ikaba yarigaruriye imitima y'ababyeyi b'abana babarizwa muri ekipe, aho badahwema kuyikurikirana aho igiye gukina hose. Ndetse iyo bicaye bose bari mu busabane ngaruka kwezi bakora, nubwo biba bigoye bitoroshye cyane, bisaba ubushobozi kandi bunahambaye, ariko kubw'imbaraga, kubw'ubushobozi Imana ishoboza abishyize hamwe bose barabikora kandi bigashoboka. Ntago wakwiyumvisha buryo ki ibyo bintu byari gushoboka. Bamwe ntibiyumvishaga buryo ki bashobora kwegeranya abo bana ngo bashyire ahantu hamwe baba mu ekipe imwe. Nuko ikipe y'umupira w'amaguru yabayeho, yitwa No Drugs Team, ibaho irwanya ibiyobyabwenge bahereye kubo bakusanyije bari hamwe, ndetse aho bageze hose bakangura urubyiruko kuva mu biyobyabwenge. Ikipe y'umupira w'amaguru ibaho, irakora umunsi ku munsi, ndetse umwana wese ushaka kuyizamo baramwakira, ntibaheza. Umuntu wese ushaka kwegera abo bana bamuha karibu, kuko ntibaheza, cyane ko bifuza abantu baba hafi umunsi ku munsi. Nibyo wabyumvishije neza, ikiganiro naho kirangiriye, ndabashije kubashimira. Ndagushimira wakomeje kuntega amatwi, kora subscribe, ndetse ukane no kukazogera ujye ubasha kubona ibiganiro byanjye. Ni Babu mwumvaga, ndabashimiye.